Muhikaze kuri Fastborn TV show ibisanzwe inkuru iri ku kinyamakuru Mechanical Engineering World iravuga yuko umugore w'imyaka 70 mugandekazi w'imyaka 70 uzwi ku mazina nka Safina na Mukwaya yabyaye abana babiri b'imanga. Abana babiri b'imanga bakaba bavutse mu buryo bw'uko bidasanzwe. Ibingibi ntago byumvikana dore ko ubundi bisanzwe bizwi yuko umugore wa ibyo bita menopause cyangwa se kurekera kubyara, abagore barekera kubyara ku myaka 45. Yes, umuntu uri normal hatabayeho izindi mpinduka izari zose z'umubiri cyangwa se ubundi bushake bw'Imana. Ibingibi ndakubwiza ukuri ni ibintu bitangaje cyane nkuko ubibona hano ku ifoto. Uyu mugore yibarutse abana babiri b'imanga, umuhungu n'umukobwa. Hano hari ikinyamakuru kivuga ngo at 70 age ku myaka 70 Uganda woman Safina na Mukwaya welcome to Health Twins yakiriye abana babiri b'imanga, a boy and a girl, through IVF treatment in Kampala. Nukuvuga ngo yabavukiye ahangaha mu mujyi wa Kampala. IVF ndaza kugufasha kugira ngo usobanukirwe umenye IVF icyo ari cyo, kubera ko nibwo uri bubashe kubyumva neza. In Kampala, just a few years after giving birth to her first child in 2020. Byumvikane ko yabyaye umwana we wa mbere mu bihumbi 2022. Yongeye kubyara abana b'imanga mu bihumbi 2025. Ubwo yari afite umwana w'imyaka 5, ubwo niba afite imyaka 70 yabyaye umwana wa mbere afite imyaka 65. Hanyuma aza kubyara abana b'imanga uyu munsi afite imyaka 70. Ubwo bisobanuye ko afite imyaka ingahe yose hamwe? Afite imyaka 70. Hanyuma umwana we w'imfura afite imyaka ingahe? Afite imyaka 5. Okay, nizere ko byumvikanye neza cyane. Hanyuma nkuko bakomeza batubwira muri iki kinyamakuru, batubwira ukuntu uyu mumama, uyu mugore yakoze ibyo bita kuvunja record mu Giswahili, yakoze ibintu bidasanzwe bitakorwa n'uwari we wese cyangwa se bitaherukaga kuba ku isi, kuko umuntu witwa ko yaba yarabyaye ari mukuru. Ndaza kubakurikiranira neza. Ndaza kubakurikiranira neza, ndaza kubabwira neza umuntu waba warabyaye ari mukuru cyane ku isi, wenda waba wakuweho agahigo ke. Hanyuma IVF mu magambo arambuye bivuga in vitro fertilizer. It is a fertilizing treatment where eggs are combined with the sperm outside the body in a laboratory, typically in a petri dish after fertilization. Nukuvuga ngo ni kwa kundi bafata inanga, hanyuma inanga bakazirerera hamwe, hanyuma zikazavamo umwana. IVF ni uko nguko bivuga mu magambo arambuye. Hanyuma nkuko bigaragara hano, uyu mumama mu gihe kirekire, remarkable journey highlights the strength of hope and resilience. Urugendo rwo kwihangana yagize rwagaragaje icyizere ndetse no kuba uguceceka ukihangana kugira ngo urebe icyo Imana izagusubirizaho. Uyu nguyu abaye umugore ugerageje kuba yabyara ari mukuru mu gihe kingana gutya. Hanyuma wenda ikintu gitangaje ni comments zagiye zitangwa cyangwa zivugwa nyuma yo kubona
uru rubyaro rw'uyu mugore abantu benshi baratangaye cyane nk'uyu yaravuze ati well she could live to be 90 or higher. I had 2 grandmothers on both sides of my family live over 100. So the boy can be 20 plus years before she goes, which is absolutely blessing. Yes, hanyuma muri kuzi comments zikomeje gutangwa ni ibintu bidasanzwe ubundi dusanzwe tutamenyereye hano mu Rwanda kuba umuntu yagira gute umuntu yaba okay umuntu yabasha kuba yagira gute kuba yabyara kuri imyaka twebwe nako tumenyereye nubwo tubizi bingira ngo ni iby'Ubugande nta wamenya hanyuma wenda mu zindi comments avuga ati I thought that was Nelson Mandela. I have had 2 bottles of red so natiraga black ati arasanga Nelson Mandela. Hanyuma comment yindi nguyu yaranditse ati bearing a baby is at 70 that appears to be challenging late onset menopause topics, or that is true menopause morphology. Ati ni ibintu bitumvikana neza kubera ko ku myaka 70 kuba wabasha kwibaruka abana babiri kandi wararenje menopause. Ati ni ibintu bifite ukuntu bihisha ukuntu ati ntabwo byumvikana neza. Uyu nguyu ati nawe ati is she still eating apple on that age? Nawe yateraga blague avuga ati gute yabakirya gatunda kuri iyo myaka 70 se. Yes niko. Hanyuma hari comment yindi nguyu yaranditse ati and the baby from the left side looks like old. Ati umwana wo mu kuboko kw'ibumoso we ameze nk'ushaje. Washatse kuvuga ati wenda yavuye batinze mu nda se bini biki ako by'ukuri nyine yarabibarutse. Hanyuma uyu ngo ati she does not look 70. Ati iyo myaka 70 rwose ntabwo yaba ari ntabwo asa nkaho ayifite. Unarandika ati the baby are older than her. Ati abana ko bakuze basa n'abashaje kumuruta ego kumwaba ariko abantu nawe rero izi ni comments zagiye zivugwa ku bantu banditse comment nyine bavuga bati aya makuru uyu mubyeyi wabyaye abana babiri afite imyaka 70. Uyu nguyu ati as I thought legs can't strength if one is beyond 60. Ati ko byanyina ko sawa ntago bazabasha. Ati uwo mama ati uko mbizi neza ntago yabasha kubyara abo bana kuko amaguru ntago bagihagarara neza kubera ko yahiyeje imyaka 60. Mu by'ukuri izi ni comment. Hanyuma tugisoma ubutumwa uyu nguyu yagize ati my last kid was at 20. I just turned 77 and my body couldn't handle another pregnancy right now. Prop to her. Ati amahirwe masati ngenyi ati umwana wa nyuma namubyaye mfite 21. Ati ku myaka ya 37 mfite ati sinashobora reka kubyara undi mwana. Ati rero amahirwe masa kuri we. Urumva aya namakuru atangaje cyane. Nyuma ngo nati thank you modern fertility. Thank you very much to all the doctors assisting all TTC women. Arashimira abaganga bamufashije bagifasha abagore kuba babasha kwibaruka muri ubwo buryo twavuze hejuru bwa IVF. Hanyuma mu by'ukuri urebye ukuntu uno mu mama yibarutse aba bana ni ibintu bitangaje ariko koko nanjye ndareba nkabona abana bwana bumeze nk'ubushaje bwasaziye mu nda se ni ibiki mwa abantu mu ndeberewe reba nk'akano wa mugani k'ibumoso bwe wagira ngo karashaje neza
ariko nanone uyu mumama umurebye ntago wavuga ko afite imyaka 70, ntabwo imugaragaraho rwose pe, ntabwo imugaragaraho. Izi ni zimwe mu nkuru tuba twabateguriye kandi twabazaniye. Ni Fastborn TV show. Dusubire mu biganiro byacu bitaha mu kanya gato cyane. Nimba tugusaba no gukora subscribe, like ndetse ukishimira ibiganiro byacu. Tamisa tumura aka kazi naho ubutaha dusubire mu kanya mu bindi biganiro.